se kuzi ko wateye umugore ungana na nyoko inda abo akwiye kudumana agaciro akurere ukaza kugira ngo none kandi ngende kuza kurera uwo mugore ngende kuza kurera uwo mugore kurya icyo udafite ubwenge ni gute umuntu ari burere inda yawe akarera nawe nonsuzugura kuko nukomeza kunsugura nk'ucyo n'ubundi birarangira unyise inzererezi ahubwo ari we inzererezi ntacyo bitwaye inzererezi yitunze inzererezi yihahira inzererezi yishyurira inzu inzererezi yiyambika ntacyo bintwaye noneho uri kuvuga ngo uriyambika ibyo byose urunze guteze kandi njyewe ndaba inzererezi sibyo noneho we araba iki umuntu mbera mu nzu sibyo umuntu ngaburira umuntu ufurira umuntu we mukorera buri kimwe ariko ni umugabo wawe ibyo wakora byose umenye ko ni umugabo wawe umugabo wawe se wanywire wowe uri umwana wanjye kugira ngo nkose kandi ngende umugabo wawe umugabo wanjye se umugabo n'umugabo wo gutungwa n'umugore nose ubwo urantunze kandi njye mpa uhaha iki wenda uburyo navuga ko unyuzemo ni uburyo wancumbikiye ariko nimba ari guhaha ubyo ndahaha kuko ntabwo najya kurya nawe wa mugore ntabwo ashobotse namaze tukavuga amafuti yanyu ngo ntabwo dushobotse ntabwo ushobotse pe ikindi sibyo uyu mugabo ni gute ngiye njya kwa muganga nkasanga yazanye indaya yabo mu nzu ariko nubwo yambeshye ngo ni mushiki icyo kintu njyewe ndamucumbikiye mabere ndamugaburira sibyo mabere none akazana amahabara umugore sibara njyewe nyise mabere nakwitayo ubwo ni mabere ya nyoko ariko ni mabere ya nyoko ni mabere ya nyoko ariko bayi kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza Show nk'isanzwe nongeye kubasuzwa nifuza komeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi ntago natangira ntashimiye wowe ubana natwe mu biganiro byacu dushyiraho buri munsi ku nama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment no kuri ndabashimira cyane mukomerezaho niba warebye ikiganiro no kuri ujye usiga ubutumwa ku nama cyangwa se kubyo twaganiriyeho niba hari inyunganizi cyangwa se n'ubundi bufasha butandukanye watanga turi kumwe na mama Keza n'umugabo n'umusheri we ko mbivuga ukandeba si umugabo wanjye ni uwa mama Keza none yabyishimiye kukureba no kubyishimira kureba bigutwaye kikazi ndeba nabi hese ndari umugabo wawe umeze mama Keza sino uri kumirikira intebe oya nagira ngo ukore kano kandi ukore urimo urajyayo uretse nyine nitere intebe neza nitere neza rero kumbangamira kandi kubangamiye ndetse meze neza biragaragara muri misa ngo ni mariniyeri turi kwambara zi mariniyeri none se nabigenza urumva namwambika nabi se ntareke unyambika iki nandimo nk'umuntu nyine unyambika iki urumva nyine wowe umugore wanjye yakambara nabi kandi atwite nambara ibyo myenda nambaye se niyo wamaye ibi none ibintu usa iri sibara none ntacyo reka tujye tubyore icyo nge mbivugiye kwamba kuko utacyambara amapantaro nge nibyo mvuze ko mbere wambaraga amapantaro ukanigiriza usigaye wambara ese ko nanigirizaga nyine ku mana yanjye ufite ibyo nta kintu narenza aho ngaho umise wowe ntabwo navuga ko meze neza cyane kubw'uyu umugore ntabwo meze neza cyane kubera we niyo mpamvu ubona nta guseka guhari nta kwishima guhari ayavuga nuko avuze ngo kubw'uyu mugore wagira ngo n'undi mugore avuze oya nawe arabizi ko kumera neza nta guhari nawe arabizi nuze njyewe mbeshye ntabwo najyaho mbeshya ndika imbere ya kamera ntabwo nabeshya abantu iyo babana ari babiri nibwo ibintu bimera neza ubundi iyo abantu babana ari babiri nibwo biba byiza kurushaho ubwo babana ari babiri nde nande kuvuga ko akuko avuze ngo ntago meze neza kubw'uyu mugore nose nagujyaho mbeshye ntabwo nagujyaho mbeshye ntabwo habana base tubana twarasezeranye batarasezeranye nabo iyo ubana n'umugabo utarasezeranye muba muri gusambana n'ubundi muba muri mu burayi niko mfata none ntabwo turi gusambana burya njye nawe uko wamfataga njye nabibona burya ntabwo njye narimbi ariko n'abantu bakuru basambana ubana n'umugabo nyine byemewe ariko bivuze ngo iyo ubana n'umuntu mutasezeranye muba ari uburayi naho mbere amategeko ataraza abantu baryamana babanaga bagasambana mbere amategeko ataraza mbere amategeko ataraza badasezerana batajya basezerana amategeko yari ariho kera ababyeyi bacu barasezerana no vuze ngo ko nge nawo mu turi mu gusabana cyane none nkaba ngiye kumara ni icyaha tuba turi gukora icyaha tuba
tubikora ibyaha twabikoze kera okay twe kubitinda nta kibazo niba munasambana ariko musambara mwabyumvikanye ntago mba nagufashe kuko nagukubise umugore nkawe se ubwo nagufata ku ngufu uzi ko byaba byageze umugore nkanyishe ushatse kuvuga iki ndakwiyamye ni ukuvuga ngo rero kari agaciyemo ariko impamvu turi kumwe ni ku mpamvu zanyu mwembi ko muri babiri ku bwumvikane bwanyu mwembi ni ukuvuga ngo bwumvikane buke tuganiriza umuntu umwe tukaganiriza undi ariko nizeye ko mutugira n'inama y'icyo gukora twakumva niyo mpamvu turi hano inama yo tuganiriza umwe tukaganiriza n'undi twakumva yuko hagati aho ngaho cece kubanze wumvuga abanyamagambo ngewe nashaka kubasobanurira impamvu ngore nibara impamvu turi kumwe nyine ni iyihe icyo ndi kuvuga twaganiriye n'umwe muri mwese umwe twumva buri muntu ibye ariko twumva ntabwo harimo guhuza hagati yanyu niyo mpamvu navuze nti nk'umugore n'umugabo nubwo mubana ariko abantu bashobora kuba babana ariko kumvikana bikaba bikeya kukaba gutya ndavuga nti mwese muze tubiganire twembi hari ibyo mama Keza kuvuga hari ibyo nawe utemera kandi avuga ko ukora nawe ukabihakana urumva ibintu bibiri ubundi biba byiza guhuza abantu iyo bose bahuza ikintu ariko umwe nimuvuga iki ngiki undi akavuga ati si cyo biragoye byabaye ngombwa ko rero mwese uko muri babiri twicarana kugira ngo mama Keza bya bindi yatubwiye yongera bivuga uhari ubyumve ubyemere cyangwa ubihakane cyangwa se nawe ugira ubundi buryo wisobanura ariko nawe ahari niyo mpamvu turi kumwe rero kuko hari igihe wumva ukuri k'umuntu umwe ugasanga ni ukuri cyangwa ni ibinyoma ariko iyo abantu bari kumwe ari babiri ntabwo umuntu yabishyira umuntu bari kumwe birumvikana ni impamvu niyo rero turi gutangira nagira ngo mama Keza nk'uko ari wowe twabanje kuganira bwa mbere uretse ko n'ubundi ntabwo wenda ari busubiremo byose kuko n'ubundi urabizi kuko ndabizi byinshi ndabizi ariko nagira ngo mama Keza akubaze nyine nk'ibyo nk'uko mwakabiganiriye muri mu rugo tujye kubiganira hano kujya natwe yashatse ko bijya mu itangazamakuru nibize nyine yagiye kuzerera inzererezi hari umugabo uzerera umugore si barabadi hari umugabo uzerera kandi ariko kuri inzererezi ubu hari inzererezi se gute kandi naba n'inzererezi umugore akaba yarahindutse gutya mbere yuko tubana ntaraguciye mu ijambo yasaga gutya inzebe yarayifite iyo nzebe wari uyifite niwe wayimuhaye noneho iyo nzebe wari uyifite washatse ko bijya kwitangazamakuru reka byose bijya kwitangazamakuru noneho babimenye iyo nzebe wari uyifite wangura amavuta meza se none ubwo wisiga igikakarubamba wisiga ruwiri ubwo iyo nzebe ni ya ruwiri cyangwa wisiga avoka reka tubyemere ko ari wowe utumye asa neza nta kibazo oya yashatse ko bijya kwitangazamakuru akari mu rugo rwose karaza tubanze twumvikane ntabwo ari utuma asa neza kuko nta cyama none ubwo n'abandi bagabo rero ushaka gutwita inda igatuma usa nabi urabyemera hari n'ubundi waba usa nabi usa neza ni ibintu by'ababyeyi ntabyo uzi kuko ntabwo uramenya kwiyakira nk'umubyeyi sibyo oya aho ngaho ntabwo nemezanya nawe ntabyo uzi biba hari umuntu ariko uri mukuru wawe kazi ibiheri ukagira n'amazi ya robine sinyagwe ngo uyemere wayoberwa isura yo guhinduka gutwita n'isura y'amavuta wabiyoberwa iyi ni amavuta wowe wanguriye we witegereze neza muri iyo minsi twabonaga neza ariko ni inshingano zawe n'ibyo ikibazo ni uko atama agaciro nk'umugabo ntabwo agaciro ahubwo ibyo mukora byose abigira zero nta kindi kintu wakoze oya ni byinshi ntabwo nabirondogora nta kandi nta n'ubwo nkwiye ko wambwiye gusa nka bitatu oya ntabwo byose ari ngombwa ngo ugende bivuge kuko nta mabanga y'urugo nambwiye nk'ibindi nka bitatu yankoreye oya nta mabanga y'urugo ntabwo nshaka ko jyanze arajya kujya hanze mwagiye mureka inzererezi umunyamakuru cyo kwadugutu oya ngiye nunsuzugura kuko nukomeza kunsugura nk'utya n'ubundi birarangira unyise inzererezi ahubwo ari we inzererezi ntacyo bitwaye inzererezi yitunze inzererezi yihahira inzererezi yishyurira inzu inzererezi yiyambika ntacyo bintwaye noneho ubu uri kuvuga ngo uriyambika ibyo byose urunze guteze kandi njyewe ndaba inzererezi sibyo noneho we araba iki umuntu mbera mu nzu sibyo umuntu ngaburira umuntu ufurira umuntu we mukorera buri kimwe ariko ni umugabo wawe ibyo wakora byose umenye ko ni umugabo wawe umugabo wawe se wanywire wowe uri umwana wanjye kugira ngo nkose
kandi ngenda umugabo wawe n'umugabo wanjye umugabo wanjye se umugabo n'umugabo wo gutungwa n'umugore nose urantunze kandi njye ma uhaha iki wenda uburyo navuga ko unyuzemo ni uburyo wancumbikiye ariko nimba yo guhaha ubyo ndahaha kuko ntabwo najya kurya wenda ntabwo tugira ngo wese umugore utwite koko ubu yajya abasha kujya guhaha kuko agahahira inda yanjye n'iyi uramufasha muri make ndamufasha kuko ndamufasha niba namfasha mfasha 30%. 30% mfasha nta yinzu gusa akora iki se aramfasha akora nyine abagabo mico tugira kandi ntabwo dukunda kuvuga amagambo menshi cyane cyangwa ngo turondogore kandi nufasha n'umuntu ntugagende ugende ubyasase muri rubanda mbese we ntushaka kubishyira hasi ntabwo ngiye mashaka kwasasa muri rubanda ndimufasha umuntu mufashe kubw'ubuntu bwawe we kubyasasa muri rubanda kuko n'ubundi bajyaga ngo nutanga ufashije bakobwa ibumoso nikamenye ko wafashije ni ukuvuga ngo rero ndajya mama Keza avuge ibintu umubangamiyeho nibyo avuga kuvuga kubangamirana kwanyu kuri guturuka he kuri kuva no gutumvikana kumve n'ubangamiye undi no kutumvikana noneho nawe umusubize kujya kubwira nibyo mparabika nabyo abivugeho nawe uraza ibyo kari by'ukuri mama Kenga aho mu icyambere nta nubwo njya kure uyu mugabo ndamuhahira nkamugaburira nkagura isabune nkamufurira mbese ni nkaho ubwo yaje kungira nk'umukozi wiwe nkishyura inzu akayibamo sibyo ibyo bintu birambangamira umutekano amazi ibintu byose ni wowe ubishyura rimwe ushaka byose ari wowe byishyura ese kuva naza ubyishyuye kangahe wa mugore ntabwo ashobotse namaze tukavuga amafuti yanyu ngo ntabwo dushobotse ntabwo ushobotse pe ikindi sibyo uyu mugabo ni gute njya kwa muganga nkasanga yazanye indaya yabo mu nzu ariko nubwo yambeshye ngo ni mushiki icyo kintu njyewe ndamucumbikiye mabere ndamugaburira sibyo mabere none akazana amahabara umugore sibara njyewe nyise mabere nakwitayo ubwo ni mabere ya nyoko ariko ni mabere ya nyoko ariko munyamako njyewe naguciye mu ijambo pe iyo ndaya uvuga yari inzobe yari urukara yari iki umushiki wanjye azikona n'abana nawe andazikona n'abana nawe ninde muntu wo mu rugo zikona n'abana nawe wumvishe mbivuze ninde muntu wo mu rugo zikona n'abana nawe wumva ni wanyu nibabimenya wenda wanasanga na mushiki wawe ugira ngo wawe wari oya kubimenya n'ubundi babimenye mbere ko naguteye inda bamenye ko nateye umugore ungana na mama inda n'ubundi babimenye imbere ibyo none se kuzi ko wateye umugore ungana na nyoko inda ahubwo wakwiye kudumana agaciro akurere ukaza kugira ngo none kandi ngende kuza kurera uwo mugore kurya icyo udafite ubwenge ni gute umuntu ari burere inda yawe akarera nawe atangiye no kunsuzugura nyita igicucu n'ibiki byose umuntu wakubyariye aba igicucu ati babanze ubwira iki kintu cyo kuvuga ko wazanye umukobwa mu rugo nicyo kintu gikomeye cyane ahanini oya ibyo ngibyo njyewe ntabwo mbyemeza urumva ko Makeza arimo n'uburakari bwinshi no kugutuka arababaye byaramubabaje byari mu mutima we byari mu mutima bye byarahozeho kuko njyewe ndi kwibaza ngo umukobwa yaravuye uwo mukobwa yavuye ese wazi ko utanafata n'amashuri kugira ngo uzanabyereke uyu nguyu niwe ndavuga ngo nta foto nta cyabaye oya ntabwo ari gutyo navuga ariko uri kumarabika pe gerageza uvuga ibintu by'ukuri wowe guhara bikumarabika urareba umuntu yaza akavuga ngo koko ngo uyu mukobwa kuko yari ahari ariko se ariko kugira umusazi oya ahubwo njyewe sinzi mbese ibintu bisetinzemo ibyo na n'ubu bikiri kuncanga ahubwo menya njyewe mbwiza ukuri ngo ntabwo kinshaka turangizanye wandike urwandiko wo utazongera kunkinira mu buzima bwawe nanjye tuzongera gukinira kuko ni ibintu byo ngishaka ukaba umugabo ugakura amaboko mu mifuka ndaba umugabo kabiri ukagenda ugakorera amafaranga ndaba umugabo kabiri ayo muri nasi ni ibipapuro nibyo ushaka menya n'icyo ashaka icyo ashaka ni uko nkodesha inzu nka variye icyo ushaka ni uko nkodesha inzu nka variye iwawe ese ndakubangamira mu ikibazo gihari ni iki noneho rero n'ubu icyo gihari nicyo nashakaga kumenya ni gute wewe wifata ukaza mu rugo uziga umugore we wateye inda ngo urahajuje kuhaba abantu bo hanze bose babona usohoka mu rugo nk'umugabo nafuze nahanaguye inkweto nk'umugabo
we ubundi ni inshingano zawe ninde washatse undi twarashakanye twembi twarashakanye gute se oya twarashakanye kuko turuzuzanya kuko kigali amahanga ko nta mahanga nyine se uzi ko icyaro wari uzi ko icyaro umutipe gute se ahubwo niyo mpamvu uyu mugabo wanjye vuga niyo mpamvu umugabo nabatekereza ukabungana utyo kabusuryo nabatekereza ukabungana utyo kabusuryo izindi imbaraga rero usigaye wambara asigaye yambara inkweto ya 30 imbere yambara akagashebesho ushaka ko nakari muri ubu haza yaravuze hari ijambo yavuze ngo amaze kubona impamvu bakeza mwatandukanye ngo mushobotse mu mpamvu zo kuzaza sinari kubwiye n'ubwa mbere ndikubwiye umva nkunda kavugishwa amabiri nkunda kavugishwa amabiri no uzavugisha idebe nawe uratukana aho kandi ntabwo ari keza ntabwo ari keza wamaze nyine wumva wa muco wenyine wa muco utangiye kugaruka none se ni ntangare impamvu umugabo we mwatandukanye aza kuza kwitambika mu byanjye n'umugabo mwatandukanye oya aho cyane ngombwa ngo gace ko papa keza nahure n'iyu musenzi turikumvikana none kukiwemeye wemera kubana n'umusenzi kukiwemera kubana n'umusenzi yanguraga amavuta kuki wamutaye nje nivyo ndikwibaza twarashwa abantu babana bari ibintu batumvikanaho mu gatandukanye sibyo twarashwanye ariko uri kubyicuza shanda nabyicuza kwisi wamuhamagaye kaza wamuhamagaye we uricuza iki ahubwo njyewe nanjye wowe bukira nawe ndatangira kubyicuza sengo mbona kubyicuza kuko njyewe umva ubwa mbere uzinguge nawe nashatse naganye umwana ubwa mbere nakanye umwana ubwa kabiri nemera umwana aho nemera umwana na nyina ntabwo ari kubyumva ko ako gaciro agomba no gukamba no kuba naremeye umwana ubu si umwana yimureka umwana ise yari kuzavuka isari genda gushaka umwana azavuke mu maboko ze none se mama ntabwo uzongera kumukenera kuri ntabwo uzongera kunkenera none se kamanze ngo none se we yakuyemo umufuka akareka kuba umusore ndakuramo kabiri se agakora ndakuramo kabiri none mu misiri imbere nimba amaze kuba nibyo nakwibwiriye impungenge mfite ubu ngo indange maze gukura sibyo mubaze aramahira koko reka mvuge kamahira byemere kuko biranagaragara mubaze niba hari n'ikigoma hari bwinjize mu nzu nese ndagura ikigoma umwana ataravuga ayindira mu mezi angahe ane gutya 6 ugende ugura ikigoma ntabwo bagura imyenda umwana yawe hoye nabwo araha bari bwana avuga ati rero wenda reka akira rero sheri wanje acyana bino 5 genda ujya kugura none se gereka nkwibaza ahubwo amafaranga ngo ujyashyira amafaranga ngo ujye kuko nta munsi najya gukira amafaranga ngo urembere ko yakoze na Yesu yabika amafaranga ngo yakiyashyira ubundi akazi ukora umugore atazi wamugani akazi nkora ngiye nsiga amarangi njya gukora ibiraka ngajya gusiga amarangi za Nyamirambo hehe mu mido aho nose ngajya ngacabaye umugore amafaranga nkore nkayamuzanira kubera ko yubahantu urigengesera abantu urigengesera amafaranga rero ndayamuzanira akayamana kimwe ahubwo wari kunsuzurura kuko nyine yangize nk'ikigoryi muri we kuko amafaranga yose ngo yanyamuzanira agihari wenda uzaze urebe akazi avuze ni akazi kigaragaza karigaragaza wagiye wambaye imyenda ntabwo uyitahana ariko isa birumvikana ijyaho amarangi iyo myenda azayitahana hari imyenda y'akazi hakaba n'imyenda yo kuba wakambara mu gihe cy'akazi ngiye kubera ko ahantu nkorera muteka ndateka imitwe gute ndateka imitwe gute ku muntu mubana wamuteka imitwe gute ahubwo ngiye waje kuneka imitwe gute ko kandi ngiye nasanze nibyo umugabo yavanga ngo afite imitungo nasanze nta mitungo afite ubu ndaguteka imitwe iyi nishaka mukize ko cyangwa ko tubana nako tugashaka imitungo tugomba gushaka iyacu arashaka ngo ngewe murere undera gute urandera gute uyu mugore icyo nabonye cyo utongana cyane uyu mugore icyo nabonye cyo ni wa mugore ushaka kuba mu buzima bworoshye kuba ubuzima bwose kuba buri munsi abashaka kurya inkoko iki abashaka kurya inkoko nk'aho ari muri resitora mureke njye mbasaba ikintu kimwe ni ukuvuga ngo wowe uravuga ikintu kimwe ariko ntabwo muri guhuza mama keza iravuga ibyawe twahuza gute atema ko tuhuza muri mwebwe ninde uvugisha ukuri ninde ubeshya uvugisha ukuri ni njyewe uko uri kose njye gukuye niba yari umugabo ko gukora sibyo
aho yabaga kwa mukuru we baramwirukanye, yarananiwe no kujya gushaka shamburete, ko hano hanze hashaka kuba hari n'amazu makeya, wenda agashaka na shamburete y'ibihumbi 15, wenda akifasha, wenda akampamagara akambwira ati rero njyewe nabonye ubushobozi bwa shamburete y'ibihumbi 15, ariko wenda nabuze n'icyo kuraraho. Ndaguciye mu ijambo njyewe umuntu akamufasha, ariko umuntu njyewe naguciye mu ijambo, reka nyine mbanze vuga ntamuciye mu ijambo kuko njyewe munsi banyirukanye masaha nta nubwo bananeguje bambe byibura ame nagiye na priya cyangwa amezi imisi yo kwitegura. Ahubwo se gute wowe nk'umuntu utekereza uba ahantu ngo nuko ari kwa mukuru wawe ukahabura umuntu w'umunyamafuti, umunyamafuti gute se njyewe umunyamafuti gute ko ari mu njyewe mwana niho haba ari muri famille wanyu uritwararika, wari ufite akazi nanjye naritwaritse ibishoboka, wenda yarafite ibyo biraka yego uko ntago yiza gusiga amarangi ageze ahubwo icyo mbonye cyo yarabizi sibyo. Niba warya gusiga ayo marangi, ayo mafaranga wakuragamo kuki wenda utahaherezaga famille ubamo, niba nakoreye 5 basi mwakire 2 niyo nabonye ayandi ayizigame. Oya n'ubu namuciye mu ijambo kuko utarindira ngo ahantu yabaye mu nzu atishyura bakamugaburira agakoresha isabune yabo ngahavuye nkana priave bamuhaye. Naguciye mu ijambo ubuzima bw'Ikigali wabuze, ushaka no kuba ahantu bagutunze unafite n'icyo kiraka ukajya unanyuzamo ukabahiza no ku mafaranga, kuko ubuzima bw'Ikigali ntago bashaka gutunga full percentage mu byose. Wakoraga basi kumufasha mu rugo. Oya nyine reka ndaguciye mu ijambo kuko mu Kigali nawe ubuzima bwawo, Kigali niyo baba bagutunze uba kwa girlfriend wawe ukora akazi, uburoburijwe no kuba wagira icyo utanga ku mafaranga winjiza, wenda nawe urabyibwira nk'umuntu mukuru. Ese kuki nkorera mu cyumweru nshaka kuba nkorera nk'ibiveni ndano bantunze njyewe nibwiriza iki? Kuko Kigali bisanga ngo buri wese arye yakoze kandi nibiraka nyine. Urumva sinaburaga nk'ibyo 10 cyangwa buri cyumweru nashaka kuba nabahereza, mu kubera ko iyo abantu utishyura bakutunze nawe ugerageza uburyo ushaka kwitwararika. Hari umuntu ashaka gutunga amezi 5 cyane nta kintu ukora muri urwo rugo ngo aba yakwihanganiye, kandi ujya mu kazi ujya no mu kazi nta kundamirwa ngo kundambirwa ni wowe ikibazo cyaturutse kuri wowe no kunyirukana na kose cyaturutse kuri wowe kuko bakugira ngo banyirukane niyo nda yawe kuba narateye umugore indangana na mama niyo nda yawe yatumye banyirukana. Ntubere ikigoryi rero. Oya ikigoryi niyo nda yawe oya da none se kambanze nkubaze mukuru w'iyo nda ntago naye mushirenga yirere sibyo? Yarabyumvishije kumva icyo kintu nicyo cyatuma bwango mvira mu nzu. Nicyo cyonyine cyatumye nyirukana cyo kubona nateye umugore inda noneho bikagira ko no kuva angangana na mama. Do you imagine? None nko wakanyubaye ikintu cyo kuba baranyirukanye mu muryango wanje mu muryango nasa ngufata neza byibura unanyubayisha ko nemeye icyo gisebo nemera kukigerekaho nemeye oya nje nemeye icyo gisebo nemera kukigereka kugira ngo nze tubane. Ntago bishaka ubwo niba utabishaka rero tugiye kwandikirana ubwo nibirangisibe turangizanye umwana uzamwisimame cyangwa amagare Papa Keza amurere n'ubundi kuko ibyo kunyubahuka ntago Papa Keza ari imbwa utaye ubimenye none hase ubimenye none nibwo kibimenye aho kumenye ikintu cyararangiye nibu nta wabereye imbakazi nyine wabanjije ishyamba ntacyo mwahuriyemo kandi ikindi ntago wakwiga ikintu utabanje kugicamo. Nzi ko abagabo bose babatenga Papa Keza kandi ariko bose kandi baca umugani ngo uguhernye yahe bibiri inyuma nimba ugu yahernye bibiri inyuma kandi habaje aho hari ukonjwira za defiriza ntacyo bitwa njwira za defiriza ko rohani ubwo dushaka kumenya umwanzuro w'iki kibazo umwanzuro waravuga ko mubangamiye kuba mubana kandi nta kintu mufasha kandi ukavuga ko uri mu cyarabeshya ariko urumva se nta kintu mufasha akaba isura imeze cyakaba yaranga mbere cyagiye dukora ikiganiro cya mbere birabeze yanganaga n'urudodo pe niba ntabeshye aya matama yari afite twa beti na twa daforoza mana yanjye wajya ukizwa no kubeshya ntabwo ntago yakubaka
wigeze umbona ntabwo yakubaka agifite mental disorder ugifite mental disorder ntabwo wakubaka kwanza wikuremo depression watewe n'umugabo wawe n'ibiki byose ujye wabona kuza kuba kuko ntabwo naguhaza ntabwo nakubaka ku muntu nunze gute se ubwo ntabwo ndi umugore wo kugira ngo njyewe nunge umugabo mugaburire muhe kila kitu angaburiye gute kuko ntabwo mbishoboye ungaburiye gute kandi njyewe mara n'ibiki byose noneho uzanadusura uyu mugore yarankoronije buri munsi arya inkoko yarankoronije buri munsi arya inkoko ariko bisaka ariko buri munsi arya inkoko pe niyo nayirya naba nayihahiye ariko wayihahiye gute kandi mba nabonye ibiraka sigaye nikorera ibiraka mureke njye mbibarize ndashaka ko dusoza iki kiganiro twamenye umwanzuro ahubwo nicyo nashakaga mama Keza aravuga ko nibatemera amafuti yiwe urumva aravuga ko akurambiwe kubera ko ntacyo mumarira nawe ukavuga ko hari icyo umumarira ntacyo amarira ubwo ari gushaka kunkanda ndamufasha ku buryo bushoboka bugaragarira n'abaturanyi wanabaza n'abaturanyi pe nese ubundi abaturanyi banjye bigeze ryari bambona ibyo ubu ngubu byenda byarahinze je nyine n'umuhumuro wonyine abaturanyi uturuka mu gipangu tubamo n'abaturanyi babikwibwira umuhumuro wonyine nta n'umuhumuro nta muhumuro w'intoryi ujya utamuka mu gipangu cyacu nta muhumuro w'intoryi ujya uva mu gipangu ariko nawe uri gutuka umuntu ngo niba murarana mu buriri nyine ikigaragaza uko yari abanye n'umugabo wa mbere ashaka no kubingaragarizaho Keza ntabwo nigeze mutuka oya nose ubyiza ubu ngubu se akakurimo niko kagusohokamo waransuzugurira none uracyanshaka mwiki ubu ngubu uracyanshaka mwiki iwe arashaka kugira ngo ngiye murere urandira gute se uracyanshaka mwiki ngiye n'umwana yaneye ese muri Kigali wahora bishobozwa n'iki se muri Kigali wahora imbaraga nazo mfite dushake rero ahubwo twakomeza dutongana dushaka hano umwanzuro aho ikibazo kiri gikenewe wo kwitwaza ibindi umwanzuro ni umwanzuro wiwe awihe niba atashoboye gukora ngatunga urugo nk'umugabo ese ndakora kabiri jewe simbishoboye ndakora kabiri mureke njye mbibarize dutugana ubwo ngendananiwe abantu mudukurikiye buriya niyo mpamvu njye mba mvuga nti abantu badukurikiye akenshi niba tuba tugisha inama kugira ngo kuko njye nshaka kubagira inama ariko abadukurikiye namwe mukavuga muti uyu nguyu ari mu makosa uyu ntari mu makosa hano hari ikibazo cy'umuryango kandi ntabwo bari kumvikana ese wowe urumva ku ruhande rwa Mama Keza wo kwimyoza kubera ko buri muntu wese avuga ikintu kimubangamiye kuko bari kubigaragaza buri wese gusa ikibazo ntibahuza icyo avuze undi ntacyemera umwe aravuga ati ndahaha undi ati siwuhaha bivuze ko hagati yabo hajemo urukuta ni ukuvuga ngo rero andika muri komenti bagira inama nyine shaka ugira inama uvuga uti mubigenze muri cya Mama Keza bigenze cyangwa wowe mugabo bigenze cyangwa se ikosa riraha ikosa rifite kuko nanjye muri akanya sinavuga ngo ufite ikosa n'uyu kandi ntabwo bari kwemera icyo bapfa ntabwo bari gucyemera ikintu nifuza rero ngewe ku giti cyanjye ntabwo nabavuga ngo mubigenze gutya kandi butari guhuza abantu mudukurikiye mujye muri komenti mugire ikintu mubwira abantu ko ari babiri bari bakundanye bimeze neza ariko nyine urugo ruhinduka mu minota mikeya Mama Keza rero we aravuga ko umugabo amubangamiye ntashaka kubaza ikintu kimwe Mama Keza uri kuvuga ko nta kintu akumariye ese nava mu rugo avuye mu rugo akagenda ntabwo uzongera kumukenera wongere kumushaka uzongera kunkenera umwana wawe nyine wongera kumutekereza ntuzongera kunkenera ni papa w'umwana wanjye nta nubwo namureka sibyo ariko nawe niyikubita agashyi yere kuvuga ngo ibintu byose ndi kuvuga ndabeshya n'abacemiza byo kuvuga ngo ndamufasha ngo ngiye ngo ni ibiraka ndarahira niba mbeshye maremare kandi ikindi abadukurikiye izagwana kabiri se ntari reka tubyorere abadukurikiye n'ibyari bigeze babona Mama Keza yacumbiye none wibeshye uyu mugabo rero ushaka kuza kubeshya aha ngaha ibyo inkweto yambaye 35 kuki kandi ni ku kiranguzo uburyo bazi kuva kera bari bwambaye narahindutse suko nahinduka wenda kubw'inda mwite ntabwo nahinduka kubera uyu mugabo kandi ndarahira
nabo batekereze. Njyewe ari gushakira ahantu ikibazo kitari, uyu mugore gushakira ikibazo kitari na sinzi mbese uburyo nabyita, gusa namenye ngo nimba atakinyeneye menye ko atakinyeneye, kuko nimba mpana hashima umugore udashima n'ubundi ntacyo waba ukiri kubana nawe. Nimba umugore udashima umpaha ntashime, abashaka kuba mu buzima nye buri paradizo kandi nta kuri iyi si ntabwo byakunda. Nimba ejo bundi ari inkoko, nimba ushaka kurya inkoko 3 mu cyumweru kubiza kuvuga inkoko wakabyara we. Oye kuko inkoko ni ibihenda muri za Kigali, nimba ushaka kurya inkoko 3 mu cyumweru. Nubwo inkoko ihenda rero. Mama Keza rero. Ubinyama nizo fata umwanzuro umenye ngo ntabwo kinyeneye, ntabwo kinyeneye. Inkoko si kiro cy'inkoko nanga. Fata umwanzuro ngo umenye ko ubinyama ni ikiro mu gisaka cy'umugabo cyasibuye. Ko gutongana cyane. Ikirayi hano hanze gisikiziga kigeze ko nduza ari 1000. Kuvuga ngo rero. Uri aho ngaho. Ntabwo kinyeneye mbese muri make. Umwanzuro dufashe. Njyewe ndabasaba niba mubyemera nzabasore mu rugo. Mu gihe ataragenda. Iyo wigereye ahantu turebe ibyo mufasha. Rwose burya ibintu biba bigaragara. Umugabo wageze mu rugo. Reba ni uko yambaye. Reba ni uko yambaye. Uko nambaye ako kiri. Reba uko yambaye. Iyi kanzu yemera kikanzu. Agenda akariyo yanguriye. Iyi nkweto n'imyenda. Nabwo nyine mumbabare kuba navuze amagambo atari yo kuba najya gucira umuntu, ariko niwe washatse ko biza kubitangazamakuru. Yashatse ko binamurana. Njyewe narabishatse ndanabihashyira. Njyewe mudabasaba mureke nzabasure mu kandi reka kunjagaraza tuganirire mu rugo iwanyu. Afasari byawe uzaze buri urugo rurimo umugabo cyane ko ngiye no kubona akazi karenze. None nzareba uzajya yerusuzura. Sinjye ukora ibyo biraka nongeye kubisezerera. Boko n'akazi karenze. Ahubwo tangira umfate neza ahubwo. Tangira umfate neza. Mwana we urugo rurimo umugabo nibyo ndi kuvuga. Narurebe ko rwibwira. Of course. Nzabasura mu rugo. Uzaze. Tumenye niba waraza niba wasura Tom zigura n'umunyu byose nibo bikora. Abadukurikiye mwese nimujye muri comment mugira ikintu mubabwira kugira ngo wa mugani bigende neza ndetse nabo babone ko ahubwo bongere bamugire inama. Oya nakungira je namubangire yaramfashe pe yaramfashe inama wanangiriye inama yigeze wa mugore ntushobotse pe ntushobotse ubundi mwazicana Mama Keza kuva nava i Buganda wa mugore ntushobotse njyewe ndashoboye afazana zaje ahubwo n'umugore ejo bundi n'umwe dushe yankubise niba yarandi abayita mawugere nimba imawashe yarayinkubise nimba muri dushe reka dusore sana njigana cy'utaha